Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Impara Media Rwanda, bakunzi bakurikirana ibiganiro bya Impara Media Rwanda. Ngiye ubasuhuza, nongeye kubasuhuza, nitwa Paulson, mvuga ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi mugire amahoro y'Imana, birumvikana mugire n'amafaranga, dore ko aricyo kintu ugira bakifuza kukugira, cyangwa se utakigira ntihagire uwifuza kukugira. Muri rusange birumvikana ninjye tugiye kubana mu makuru agiye atandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kugaruka ku makuru n'ubundi dusanzwe tubanamo y'imyidagaduro. Birumvikana aba yagiye agarukwaho n'ibinyamakuru cyangwa se itangazamakuru bigiye bitandukanye. Tuyihere ku inkuru itsinda rigari rya 155 AM. Iri ni itsinda risanzwe rikorera mu Rwanda, cyane cyane rizwi cyane mu gusohora cyangwa se mu guproducinga ibihangano nyarwanda. Iri tsinda rigari ni itsinda rya UGB Basket Club. Aya matsinda yombi yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Nyanza. Aya matsinda yombi yasobanuriwe amateka ya Jenoside, birumvikana, yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Banunamira abarenga 31,644 ubwo ni imibiri iruhukiye muri urwo rwibutso rwo mu karere ka Nyanza, birumvikana, mu rwego rwo guhumuriza no gukomeza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Aya matsinda yombi yasuye urwo rwibutso, birumvikana, ndetse rinagenera ababyeyi 10 b'intwaza barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 batuye mu murenge wa Busasamana, aho ni mu karere ka Nyanza. Mu yandi makuru ari kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, uyu muhanzi cyangwa se uyu muraperi, uyu ni uwitwa Betray, yamenyekanye ku izina rya Betray. Ni umuraperi nyarwanda ukora rap, birumvikana. Uyu nawe yagize icyo atangaza abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Uyu yagaragaje ko nawe afite icyo ashaka kuvuga, cyane cyane muri ibi bihe turimo byo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ubutumwa agenera abanyarwanda muri rusange. Bwa Betray buragira buti: u Rwanda rwacu twubatse ruzira ingengabitekerezo ya Jenoside, rufite indangagaciro n'ubwiza twagizemo uruhare. Dukwiye kurwanya no kwamagana abavuga ko amateka yacu uko atari, babeshya bagamije gupfobya cyangwa se gukuramo inyungu zabo. Uyu muhanzi bita Betray ni ubutumwa yatambukije ku mbuga akoresha za Instagram. Uyu muraperi bita Betray ati: u Rwanda rwacu, u Rwanda twubatse ruzira ingengabitekerezo ya Jenoside, birumvikana, rufite indangagaciro ndetse rufite n'ubwiza twagizemo uruhare. Dukwiye kurangwa no kurwanya cyangwa se kwamagana abavuga amateka yacu. Mu yandi makuru ari kugenda agarukwaho cyangwa se ari kugenda acaracara, uyu nawe ni umuhanzi nyarwanda, bamwita Kevin Scar. Kevin Scar ni umuhanzi nawe nyarwanda ukorera ibihangano bye mu Rwanda, birumvikana, nawe yagize icyo atangaza cyangwa se yifuza kuvuga ku mbuga ze nkoranyambaga, niho yabinyujije. Umuhanzi Kevin Scar ati: ndibutsa urubyiruko rugenzi rwanjye ko dugifite urugamba rwo guhangana n'abagipfobya cyangwa se abakigoreka amateka
ya jenoside yakorewe abatutsi. Kevin Scar ati duhugurane twigire ku mateka ndetse tunahumurizanye birumvikana, cyangwa se duhumurize abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tubaba hafi cyane kurushaho muri ibi bihe turi kwibuka abarokotse jenoside. Kevin Scar ati ndibutsa urubyiruko rugenzi rwanjye ko tugifite urugamba rwo guhangana n'abakigoreka cyangwa se abagipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Uyu muhanzi yakomeje agira ati duhugurane ndetse twigishanye tunigire ku mateka yaranze igihugu cyacu ndetse turusheho guhumuriza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tubaba hafi cyane cyane muri ibi bihe n'ubundi turimo byo kwibuka abajije jenoside yakorewe abatutsi, maze dukomeze twubake igihugu cyacu mu bumwe buzira amacakubiri. Asoza agira ati twibuke twiyubaka. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umuhanzi Umunyarwanda Kevin Scar, umwe mu bahanzi bahagaze neza cyane muri muzika nyarwanda. Mu yandi makuru turi kugenda turebera hamwe, uyu ni umuhanzi nawe nyarwanda, bamwita uyu muhanzi nyarwanda uzwi ku izina rya Houti Joel. Ni umuhanzi ukora indirimbo ariko cyane muri gakondo, cyane niho akunze kumvikana, nubwo atatanzwe n'ubundi mu gukora ibihangano bigezweho cyangwa se ibihangano twakwita nka secular music, ibihangano bikunzwe n'abatari bake cyane urubyiruko. Uyu nawe muri ibi bihe turi kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nawe ni umwe mu bahanzi bagize icyo batangaza nka ibi byo gutangaza amakuru cyangwa se gushyira ibihangano byabo ku mbuga nkoranyambaga. Ni bumwe mu buryo twafata nk'aho ari itafari rikomeye cyane ko aba baba bakurikirwa n'abantu benshi. Uyu muhanzi bita Houti Joel yagize ati kuri iyi nshuro ya 31 hibukwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Houti Joel yagize ati ubutumwa ntanga cyane ndibanda ku urubyiruko bagenzi banjye, mwirinde ingengabitekerezo ya jenoside aho yaturuka hose, ntimurangare cyangwa ngo hagire ubashuka, yaba kuri social media cyangwa mu rugo. Ababyeyi bamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside mu bime amatwi rwose, kugira ngo twubake umunyarwanda udafite umwanda mu bitekerezo, u Rwanda ruzima, u Rwanda twifuza, twibuke twiyubaka. Ni ubutumwa bwari bwatanzwe n'umuhanzi nyarwanda Houti Joel. Mu yandi makuru ari kugenda avugwaho n'abatari bake, ni inkuru y'uwitwa The Ben. Nawe ni umuhanzi nyarwanda wagize icyo atangaza nawe ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben, ni umuhanzi nyarwanda nawe wagize icyo atangaza. The Ben ati ubutumwa nagenera abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. The Ben ati twibuke twiyubaka, kandi ndifuriza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ubudaheranwa, batwaze gitwari, kandi nababwira nanone nti humura nturi wenyine. The Ben nibwo butumwa yatanze
abinyujije ku mbuga akoresha. The Ben ni umuhanzi nyarwanda usanzwe ukorera umuziki we cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko agenda anyuzamo anagaruka cyane ko ari umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. The Ben ni ubutumwa yanyujije ku mbuga ze zose akoresha, ubutumwa n'ubundi bujyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni ubutumwa buri kugenda bugarukwaho n'abatari bake, cyane ko n'ibindi byamamare cyangwa se abandi bahuriye muri entertainment birumvikana bagiye bagira ibyo batangaza. Muri rusange The Ben yakomeje agira ati twese hamwe abanyarwanda tubumbatire ubumwe bwacu turwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ingengabitekerezo ibiba urwango n'amacakubiri mu bana b'abanyarwanda. Twirinde ingengabitekerezo aho yaturuka hose, uwaba ayizanye wese tumurwanye kuko ni ikintu kibi cyane. Uwo ni The Ben watangazaga ibyo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Mu yandi makuru yavugishije abatari bake, uyu ni umunyarwenya ukomeye cyane uzwi nka Nyakso, ariko amazina yiswe n'ababyeyi cyangwa se amazina nyakuri bamwita Kanyabugande Olivier. Uyu ni umunyarwenya ukomeye cyane muri kino gihugu, ushimisha cyangwa se ukora ku mitima y'abatari bake biganjemo urubyiruko cyangwa se abakiri bato. Birumvikana cyane ko nawe akiri muto, akiri mu rubyiruko. Uyu ni umunyarwenya watangiye uyu mwuga muri 2019 nibwo yatangiye kumenyekana muri iki gihugu, nibwo yamamaye nka Nyakso. Uyu amaze iminsi mike rwose atangaje cyangwa se agaragaye ku rubuga rwe rwa TikTok, agavuga cyangwa se agaragaza amashusho anavuga ibitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi ntago byarebwe neza ku izi mbuga akoresha kuko yatatswe cyangwa se byagarutsweho n'abantu benshi biganjemo abafana be, bamunenga bavuga ko ibyo yakoze bihabanye cyane n'ibyo yakabaye ari gukora muri ibi bihe, cyane cyane muri ibi bihe turi kwibuka nyine jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi bakomeje gutangazwa n'amashusho yashyize ku rubuga akoresha rwa TikTok yibereye muri Casport, n'andi magambo yagiye avuga ahabanye cyangwa se adahwanye n'ibikwiye kuvugwa n'ubundi muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nyakso yongeye kugaruka asaba imbabazi abanyarwanda muri rusange, ati ndasaba abanyarwanda imbabazi muri rusange, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane n'abanyarwanda byaba byarakomerekeje. Nyakso ati ndasaba imbabazi z'amashusho yacicikanye ku wa 11 hari ku wa 5 mw'iryo joro nyine, nibwo amashusho y'uwitwa Kanyabugande Olivier yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyane cyane ku rubuga rwa TikTok, niho ayo mashusho yabonetse. Nyakso ati ndasaba imbabazi abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, konge na bagenzi banjye twafashe amashusho twikorera cyangwa se turi Nyakso cyangwa se Kanyabugande Olivier ati nsabye imbabazi. Ngayo nguko Kanyabugande ari gusaba imbabazi nyuma y'uko hagaragaye amafoto cyangwa se amashusho agaragaza ibyo yavuze cyangwa yakoze bitajyanye n'ibihe turimo.
byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Nyakso yakomeje cyangwa se yakomeje ashishikariza urubyiruko by'umwihariko ibyamamare ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kuzikoresha neza, hirindwa gutangaza cyangwa se kuvuga amagambo adahwitse, cyane ko bikunze kugaragara ko abakunze gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bibasiye cyane cyane imbuga nkoranyambaga arizo bakorera. Nyakso yakomeje agira inama cyangwa se ashishikariza urubyiruko by'umwihariko ibyamamare n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kuzikoresha neza, cyane cyane ko abakunze kumvikana bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bakunze kumvikanira cyangwa se kubinyuza ku mbuga nkoranyambaga. Ariyo mpamvu Nyakso cyangwa se Kanyabugande Olivier yashishikarije cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga kuzikoresha neza. Ngayo nguko Nyakso, ni inkuru ya Nyakso ikomeje kugenda igarukwaho mu bitangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru n'ubundi imaze iminsi mike cyane, iminsi igera kuri 2 birumvikana igarukwaho. Natwe tuyigarutseho kugira ngo tubamenyeshe, cyane cyane natwe tubashishikariza kwirinda amacakubiri, kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kandi turushaho kwihanganisha cyangwa se dufatane mu mugongo muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi twibuke twiyubaka. Nge wabagezaga aya makuru nitwa Paulson, ni nge dusanzwe n'ubundi tubana muri aya makuru, hibandwa cyangwa se amakuru yibanda mu yagezweho muri entertainment cyangwa se mu myidagaduro birumvikana. Ibi biganiro nakagaruka n'ubundi tugiye kujya tubagezaho ibiganiro nk'uko twabibasezeranyije, natwe tubasaba gukora subscribe, share cyangwa se comment kuri izi video tuba twagiye tubakorera. Nge wabagezagaho iki kiganiro nk'uko nabibabwiye nitwa Paulson, tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Mwibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro mu ba mbere, ukore share kugira ngo n'abagenzi bawe batabonye cyangwa se batabashije kugera ku bitangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga babashe kubona izi nkuru tuba twagiye tubasomera ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ngaho rero mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze kugira ishya n'ihirwe. Imana ishyire umugisha mu byo mugenda mukora bya buri munsi kugira ngo ubuzima bwanyu bugende bumera neza cyane kurushaho, mugire n'amafaranga, dore ko nk'uko natangiye mbibabwira aricyo kintu ugira buri wese akifuza kukugira mu buzima bwe, kandi ni nacyo kintu ubura, ntihagire uwifuza kukugira birumvikana. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Iyi ni Impala Media Rwanda, ni yo ikomeje kukugezaho ibi biganiro bigiye bitandukanye muri rusange. Mugire amahoro y'Imana. Nitwa Paulson.